hanyuma se ku telefone wari uyimennye ariko mumuzi ibintu bimbaho genze bitese mwebwe babyara banyu bamera nk'abo ngirara mupfiki ubunebwe dore nk'ubu hari uwo ngira mu Kinyaga aramutse ampamagara ngo arifuza kudutemberera ntese sha ejo bundi se bwuvuye inanga ubu se turagukumbuye ariko rero nawe oye uzi ukuntu usameze apfa kubona gusa igihembwe cy'ihinga gitangiye maze akarenge kagaricyazaye nguwo i Kigali nguwo mu Mutara za Gisaka ajya kurangiza igihugu cyose n'igihembwe cy'ihinga kirangiye ubwo agatungwa n'iki aho hose agenda se n'abagenda asabiriza kandi isambuye yeritese wa mugabo we uzi bene nk'uwo umurekaze rakareka uhita umuhwitura utisubirayo ugende witegura umuhindo nk'abandi unamusubiremo umugabo arigira sha urumva aha nazi duture dutunge neza dutera imbere bahinzi banyamukamirwa n'amaboko umuhindo nguyu wageze tuzirikana rero ko iki gihembwe cy'ihinga iyo cyiteguwe neza aricyo kibyara umusaruro utubutse igihe ni iki ngo dukure amaboko mu mufuka twitegure neza iki gihembwe cya 2015 uravuga ukuri umuhinzi nyawe iki gihe nibwo atangira gushaka inyongeramusaruro za ngombwa arizo mbuto nziza n'ifumbire bahinzi rero ku bijyanye n'ifumbire ibihingwa byunganirwa byariyongereye kugira ngo umusaruro nawe ukomeze wiyongere ubu harimo ibigori ibishyimbo ibirayi soya umuceri n'imyumbati dore uko ibiciro by'imbuto biteye rero imbuto y'ibigori bya hybride iragura hagati y'amafaranga 460 na 570 ku kilo bitewe n'ubwoko bw'imbuto umuhinzi ahisemo imbuto y'ibigori isanzwe iragura amafaranga 350 ku kilo ikiro cy'imbuto ya soya yatumijwe hanze ni amafaranga 420 naho icya soya isanzwe kikaba kigura amafaranga 400 ikiro cy'imbuto y'ingano yatumijwe hanze ni amafaranga 518 naho igiciro cy'imbuto y'ingano isanzwe kikaba amafaranga 370 ku kilo dore n'ibiciro ntarengwa by'ifumbire harimo nkunganire ya leta ikiro cya ire kiragura amafaranga 410 ku muhinzi icya NPK 17 ni 550 ku muhinzi naho ikiro cya DAP ni 470 ku muhinzi ibiciro ntarengwa hatarimo nkunganire rero umuhinzi arishyura amafaranga 570 ku kiro cya ire yishyure 640 ku kiro cya NPK 17 na 700 ku kiro cya DAP ibi byose kandi byarabegerejwe iwanyu mu bacuruzi b'inyongera musaruro uretse iyi fumbire mvaruganda nyamuneka nimuzirikane n'akamaro k'ifumbire y'imborera buri wese atunga ingarani mu rugo iwe munakora ifumbire y'ibirundo ku masite yahurijweho ubutaka bahinzi rero mwitabire kwibumbira mu matsinda ya twigire agizwe n'abantu hagati ya 15 na 20 hakurikijwe uko muhinga kugira ngo biborohere kubona inyongera musaruro muhabwe inama ndetse n'inyigisho bityo muhinge mwezi murabizi kandi kurwanya isuri n'uguhozaho urwo rutoki narwo ni muruvugurure maze murebe ngo umunyarwanda arakira igiti faranga uko ukererwa guhinga niko wishora mu bukene haranira rero kwigira maze wihesha agaciro ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi